Ndagusuhuje ngira nti Uwiteka aguhire muri byose. Ntekereza ko hari ibibazo byinshi abantu bari bamaze iminsi bibaza, ndetse ntekereza ko nawe ushobora kuba warabyibajije. Hari abantu bibajije batari ko se Vestina ko agiye gukora ubukwe byihuse aho ntiyaba atwite. Hari n'abandi bibajije bati ese ubundi niki cyamwirukanyije, abandi bati aratwite. Noneho abibaza ko atwite bati none se naba atwite ko tuzi itorero rya ADEPR ritajya ryemera gusezeranya abantu batwite, bizamugendekera biti? Ariko si n'ibyo gusa, hari n'andi makuru twumvise avuga ngo umugabo we ni umuyisilamu. Tukibaza tuti ese koko nimba ari umuyisilamu bazasezerana muri ADEPR gute? Ntekereza ko hari n'ibindi byinshi mwagiye mwumva, abandi bati kubera iki ubukwe bwabo bwabaye mu ibanga, ngo amafoto yabo akanga kajya hanze, ngo ntabwo byari byemewe gufotora cyangwa se gufata videwo mu gihe bari bari mu bukwe bwo mu murenge. Ibyo ni byinshi byagiye bivugwa, byagiye bitangazwa, ariko noneho ubu ngubu ugezweho mu kuvugwa muri ibi bintu ni Pasiteri Antoine Rutayisire. Wakwibaza uti Antoine Rutayisire noneho ibi ngibi abijemo gute? Ntimucikwe, ni mu kanya gato ndaje mbabwire noneho kubw'uyu mupasiteri, uyu mupasiteri twemera, uyu mupasiteri ntekereza ko abantu bafata nk'umunyabwenge bwinshi kandi bwigiye imbere, kandi nanone bikagaragazwa n'amagambo avuga y'ubwenge ndetse n'ibitekerezo agira by'ubwenge, ndetse ntekereza ko ari umuntu abantu benshi bafatiraho urugero. Akaba ari umupasiteri abantu benshi bavuga ko afite n'imbuto nziza nk'uko bigaragarira ku bamubona cyangwa n'ababana nawe. Rero ndaje mbabwire noneho ukuntu nawe yinjiye mu nkuru ya Vestina ndetse n'ubu bukwe bwa Vestina. Hari n'andi makuru menshi nagiye mbona nyine ngenda numva bavuga ko uyu mupasiteri yavuze ati njyewe nimba ADEPR itemera gusezeranya abantu batwite, ikaba itazasezeranya Vestina kubera ko atwite, njyewe nemera kuzamusezeranya. Gusa wenda njyewe sinzi aho amakuru bayakuye cyangwa se nimba koko ari ukuri uyu mukobwa yaba atwite, kuko ntekereza ko nubwo yaba atwite wenda hari abantu bitanareba, hari n'impamvu, nta n'impamvu yo kubyinjiramo cyane. Ariko nanone wenda uruhande rumwe navuga ngo koko ntabwo wenda byaba ari n'ibintu bigaragara neza, kuko kuba umuntu atwite yari umukobwa atari yakora ubukwe cyangwa atari yitwa umugore mu buryo bwemewe n'Imana n'amategeko, ntekereza ko nyine atari ikintu kigaragara neza ku mukozi w'Imana. Ariko nanone nyine nkumva ko atari ibintu byo byari bikwiye ko abantu bahita binjira mu buzima bw'umuntu cyane, kuko ni ukuvuga ngo uyu muntu kubera ko ari umusitari cyangwa se ari umuntu Imana yari yarazamuye akamenyekana, akaba umuririmbyi mwiza, abantu benshi bakamukunda bagakunda ibihangano bye kandi bakanamumenya cyane, akamenyekana akiri muto. Wa muntu nyine navuga ngo yabaye ikirangirire akiri muto, nyine akantu kose akozwe cyangwa se akantu kose akoze kagomba guhita kamenyekana. Rero n'ibi ngibi koko kuba bavuga ngo aratwite, kuba bavuga ngo yihuse gushaka, ibi byose impamvu birimo kuvugwa cyane ni uko yagize ayo mahirwe yo kumenyekana, kuko si igitangaza. Ubu ngubu hari abantu benshi babyara rimwe, akabyara kabiri, akabyara gatatu, ntihagire n'umuntu ubimenya kandi nta mugabo agira, ari umukobwa uri aho ngaho uri kubyarira iwabo. Ndetse hari n'abagira gutya bagakora ubukwe bafite n'iyo myaka mikeya, umuntu akaba yanashyingiwe n'umuntu w'imyaka na 70, uretse n'ibi by'imyaka 40. Iyo nkuru ntituyimenye kubera ko n'ubundi batazwi. Ariko wenda abangaba kuba byaragenze gutya bikavugwa cyane, ntekereza ko ari ukubera ko izina rya Vestina ari izina ryari rikomeye muri industry nyarwanda cyangwa se muri entertainment nyarwanda. Rero ikintu nge navuga kuri uyu munsi ni ukuvuga ngo abantu barimo kuvuga wenda ngo arihuse mu gushaka, arihuse. Ntekereza ko impamvu abantu benshi batinda gushaka, hari igihe umuntu arimo kubaka ubushobozi, hari igihe umuntu aba atarabona mikoro. Umusore akavuga ati njye wenda ntabwo ndagira ubushobozi bwo gutunga urugo, umukobwa nawe akavuga ati wenda ntabwo ndagera ku rwego rwo kuba mfite ubushobozi bwo gutunga urugo. Ariko nkibaza nti nimba se noneho umuntu abona ko abufite bwa bushobozi, akaba afite ayo mafaranga yo gutunga urugo, akaba afite ubwo bushobozi bwo gutunga urugo, wowe agiye kubana akaba abona ko nta kibazo byose abyujuje, bya bindi wari utegereje cyangwa wanasengeraga, ukabona ugize
mahirwe Imana iguhaye ubyujuje. Ese wakwirirwa utegereza ukavuga ngo imyaka niyo ngomba gutegereza? Ntekereza ko imyaka ari imibare ntaho ihuriye n'imigambi cyangwa se n'ibitekerezo, kuko si igitangaza ko wakubakana n'umuntu ufite imyaka myinshi ariko udafite ibyo ukeneye, cyangwa se utari ku rwego ukeneye, cyangwa se utanujuje ibyo uri gusaba, cyangwa utanujuje ibisabwa kugira ngo yubake, kuko ntabwo ari imyaka yubaka. Iki kintu ndagira ngo mucyumve neza. Kuba umuntu yakurusha imyaka si ikibazo, kuba umuntu wamurusha imyaka mbona ko atari ikibazo, kuko si igitangaza ushobora kuvuga ati ngewe ngomba kuzashaka wenda umukobwa mukuru, ariko ugazana umukobwa mukuru ariko udafite ubwenge, cyangwa se ukavuga ati ngewe nzashaka umugabo ukuze, niwe umeze neza, niwe ufite ubwenge, niwe ufite amafaranga, niwe uba warayakoreye akayagwiza, nyamara ugasanga nubwo afite iyo myaka n'ibiki byose, ariko ayo mafaranga n'ubwo buzima cyangwa n'ubwo bwenge bwo kubaka urugo n'ubwo bushobozi byose ugasanga ntabyo afite kandi imyaka ayifite. Niyo mpamvu rero navuga ngo ibi bintu mubyihorere, kuko nimba koko ari igihe cyo kubaka urugo, nimba ari cyo Imana yamugeneye, nimba ari ryo geno ry'Imana, ntawe ushobora kubihindura, kuko icyo Imana yanditse iba yaracyanditse, ntawe ushobora kugira gute kugihindura. Iki rero cyo kuvuga wenda ngo ashobora kuba atwite, noneho ni ibindi bindi sinzi icyo nabivugaho, nimba koko atwite ubwo byarabaye nyine byarabaye. Icyiza wenda ni uko n'iyo nda yaba atanayikuyemo, kuko kuyikuramo nibyo bibi kurushaho. Kuba rero yakora ubukwe akaba abonye umugabo bagiye kuzabana, nubwo numva amakuru amwe avuga ngo ni umuyisilamu, nkumva ukuntu abayisilamu bazasezerana, nabyo ukumva ni izindi nzira umuntu atamenya, ariko ibi byabo byose ndumva nta mpamvu yo kubinjirira mu buzima bwite, ahubwo ntekereza ko bafite uko babiteguye. Nimba rero hari ikibi muri kubibonamo, navuga ngo ahubwo uyu muvandimwe mwafata umwanya mukamusengera, ukavuga ati reka musengere, reka njye imbere y'Imana senge mvuge nti uyu muntu wari ufitiye sosiyete nyarwanda akamaro, uyu muntu wari ufite indirimbo nyinshi zagiriraga abantu umumaro, reka musengere Imana imurwanirire ibintu arimo kunyuramo cyangwa se ibihe arimo gucamo, azabisohokemo neza kandi abisohokemo mu buryo bwiza, kandi uburyo buzatuma n'ubundi sosiyete nyarwanda yongera kugira inyungu, ndetse n'Imana ikagira inyungu, kuko iyo bavuze Imana bagabwiriza abantu, bakaririmba indirimbo nziza zifasha abantu,